ariko nujya kubisesengura kurusha birafata iyi ntara ya Afurika yose. Niko tubaye, niko tubanye, niko bashaka ko ariko dukomeza kumera. Icyo gihe rero hariho guhitamo. Twe nk'Abanyarwanda cyangwa n'Abanyafurika bandi, biroroshye kuguma aho hagati udapfuye ariko utanabayeho birenze uko abantu benshi babayeho. Ntacyo bigusaba, ntabwo rwose ntacyo ugomba kwishyura. Rero njye nzi ko Abanyarwanda twahisemo, hari n'abandi Banyafurika bagerageza, twese turagerageza bigaterwa n'ubushake n'imbaraga abantu babishyizemo. Amateka yacu tubayemo, mvuge mu myaka 30 gusa ishize, ariko ifite iyindi yayibanjirije myinshi n'imibereho mibi y'igihugu cyacu n'Abanyarwanda. Muribuka abacu twatakaje. Ni byiza ko ngiye kubivuga tugana muri uku kwezi twibuka kwa kane. Ababigizemo uruhare batari Abanyarwanda kandi bagize uruhare runini ndetse ruruta urw'Abanyarwanda muri ayo mateka yatumye ibintu bimera gutyo, niba abo ngabo n'uyu munsi bakidukurikirana batubuza amahwemo ndetse banakuziza ko uva hahandi udapfuye ntukire, ibyo bakabikuziza kubera ko wavuye muri wa mwanya bagushyizemo wo kudapfa ntukire, ibyo ukagomba kubyishyura. Ese bagashaka kukwereka ko bagomba kugusubiza aho ngaho. Reka mvuge kuri iki gihe turimo n'izi ntambara zo muri Kongo. Kongo murayizi, abaturanyi. Twagize ibyago hamwe, buriya dufite ibyago bimwe ariko bo bahisemo kutabyumva. Ibyago bimwe dufite ni ukuba twarakoronejwe n'agahugu gato nk'u Rwanda, ndetse ako gahugu kagatema u Rwanda kakarucamo ibice kugira ngo rungane nkako. Ubwo ni Ububiligi mvuga.
kandi aza kubwihanangiriza ndabisubira Ububiligi bwishe u Rwanda bukica abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa imyaka 30 gusa rukajya rutugarukaho rukongera abasigaye rukongera rukabica twarabihanangirije kuva kera turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu iyi ntambara ya Kongo abantu bagiye bakagira iy'u Rwanda ntabwo iyi ntambara ari iy'u Rwanda ntabwo ari u Rwanda rwayitangiye ahubwo icyo abayitangiye bashakaga nicyo turwana nacyo ni nacyo ndi bubabwire iyi ntambara ifite inkomoko igenda ikagaruka kuri ayo mateka nari maze kuvuga abantu bitwa abanyarwanda bamwe bagiye bisanga hakurya y'imipaka tuzi ubu ngubu y'u Rwanda ntabwo ari u Rwanda rwabatwayeyo ntabwo ari abanyarwanda batwaye ntabwo ari u Rwanda rwatwaye abanyarwanda muri za Gisoro muri Uganda ahantu hitwa Gisoro hano ntabwo ari u Rwanda rwatwaye abanyarwanda muri za Masisi muri za Rucuro na hehandi ntabwo ari u Rwanda rwabajyanyeyo kugira ngo rero noneho aho bisanze abo muri ibyo bihugu babe babwira abantu ngo nimuhaguruke musubire aho mukwiriye kuba muri mu Rwanda niba ushaka kubikora birukanane n'ubutaka bwabo bagumyeho ariko niba ukoresha ukuri cyangwa niba ushaka amahoro nkawe nk'uko abantu bose bayashaka ugomba guha abantu uburenganzira bwabo byanze bikunze iyo utabuhaye abantu udahaye abantu uburenganzira bwabo baraburwanira ni wa muriro navugaga hanyuma rero iyo uje kubikururamo noneho abanyarwanda u Rwanda rukazira ko ibyo bihugu bindi bidashaka abo bantu bariyo twagira dutese turahangana nabo iyo udafite n'amikoro nk'uko na yacu n'ubundi afite ahagarukira ukoresha umutima utagira aho ugarukira ubushake butagira aho bugarukira na bike mu mikoro ufite iyi ntambara y'ejo bundi imaze imyaka ngira ngo irenze 3 ntabwo yavuye mu Rwanda na busa
ibyo naye babwiye ntabwo nirwa mbitindaho sinirwa mbisubiraho ariko ziriya ntera hamwe mwumva buri munsi mubona buri munsi n'ejo bundi hari izo twahawe n'abarwana mu burasirazuba bwo muri Kongo mwarabonye kuri za television abandi mwarabonye n'amaso yanyu abo bantu bishe abantu hano uwitwa ninde ni Gakwerere Gakwerere yishe abantu yishe abavandimwe yishe abanyarwanda ariko si we gusa nuko ari we wafashwe ejo bundi abandi baguye ku rugamba abo bantu byaragiye biba kuvuga ngo iyo uvuze FDLR iyo uvuze interahamwe bakavuga ngo ariko abo ngabo ngo muvuga ngo ni bangahe ushaka ko baba bangahe kugira ngo babe ikibazo Gakwerere uriya bafashwe ejo bundi yari kumwe bamwe bataye ubuzima bwabo abandi bakiri mu mashyamba wamubaramo abantu benshi kuko ni ideology ya genocide yo kwica ndetse bagiye hariya bagakuririza n'ubuyobozi bumwe bwo muri Kongo bukabashyigikira bukayiririmba bukabigisha no ku maradiyo bakica abantu ku manywa y'ihangwe ku mugaragaro mwarabibonye aho zagoma n'ahandi hose bishe abantu ku manywa y'ihangwe ariko bajya kuvuga ngo ariko ngo aba bandi bajya bavuga ngo bemera human rights ntibiraho ntazi ibyo ari byo bemera human rights zabamwe ariko iz'abandi bakwiriye gupfa ukabona ko wanshyira muri abo ngabo nkabyemera washyira abantu mu bagomba gupfa bakabyemera bakagutegereza kuza kubica byose ko ari ugupfa se nanone napfa ndwana nawe ntabwo wansanga ndaho gusa ngo ntegereje ko uri buza kunyica ndakwica nanjye ahubwo ibyo rwose icyo nicyo kisubira kwerekana abantu bose bikiremwa ni bamwe nta muntu uruta undi ntabwo waza kumpimira ubuzima bwanjye ngomba kubaho wowe urabikora nkandi ubwo rero byarangira gutyo aba barwana muri Kongo batotejwe kuva ryari ndetse buriya abantu nuko birengagiza amasezerano yabaye mu myaka iyi ntambara ibaye ejo bundi mu bihumbi 2022 byari byabaye no mu bihumbi 2012 imyaka 10 hagati itarashira intambara zongera zabaye ariko ari icyo gihe cya 2012 na mbere yaho aba bantu bagiye bumvikana na za leta zari ziriho bagera kuri byinshi barumvikana nta na kimwe kigize gishyira mu bikorwa ariko ubwo kumvikana ni ukuvuga ko bemeraga ko aba bantu bafite ukuri kwabo bagomba guhabwa ariko ejo bundi iraza birivanga
bijyamo ya ideology navugaga, bijyamo leta ya Kongo, noneho bijyamo n'abandi banyafurika uko bateye sinkuzi, baragenda bajya ku ruhande rwa leta kuyifasha kwica abantu bayo, bajya ku ruhande gufasha interahamwe kongera kwiyubaka. Buri interahamwe kuba zihari kuva muri 1994 kugeza n'ejo bundi, ntimwibwira ngo ni ibyapfuye kuba gusa. Hari abandi babiri inyuma nk'abari babiri inyuma na mbere hose zijya kwica abantu hano mu Rwanda. Zijya kwica abantu hano mu Rwanda zari zifite abazishyigikiye. Ni nabo bazireze bakazirera bakaziherekeza zigakomeza kuba zikiriho n'uyu munsi. Ibihumbi bingahe by'ingabo za Loni. Loni yabaye no mu Rwanda no mu na kera nagomba bayiririmba aho natangiye kumvira nkivuka, maze kuvuka numvaga bavuga Loni mu Rwanda. N'ubu biracyari mu Rwanda, racyari muri Kongo, nuko guherekeza abo bica abantu muri twe kugira ngo tugume tudapfuye tudakize. Ikibazo gishyira mu majwi u Rwanda buri teka n'uyu munsi giteye gite? Ndahera hahandi nababwiye Gakwerere wazanywe ku manywa n'abandi bari kumwe, amaze imyaka ingahe? Hafi 30 nyine cyangwa se 30. Twe twagumye tubwira isi yose ikibazo cy'izi nterahamwe, inkeke duhoraho, u Rwanda ruhoraho, ngaho turatewe, ngaho ku mupaka, ngaho barambutse, ngaho bajugunye amabombe yisha abantu muri za Kinigi, hehe hose. Abantu bakatubwira ngo ni bake, ni biki. Ibyo ntibihagije. Ni nko kuvuga ngo ibyo muriho mubona muvuga ntibihagije, mukwiye kuba mubona ibirenze ibyo. Nibyo bubakaga ejo bundi rero. Ibyo birenze ibyo nibyo bubakaga ejo bundi, ntabwo byarimo gushyigikira interahamwe gusa no kurwanya abanyekongo babuzwa uburenganzira bwabo, ahubwo byari birimo no gutera u Rwanda, ndetse bikavugwa ku mugaragaro. Perezida wa Kongo akabivuga ku mugaragaro, akavuga ko ashaka gutera u Rwanda, azaruhindura uko ashatse. Akabivuga uyu munsi, hashira igihe akabibara ko batamwumvise, akabisubiramo ejo, akabisubiramo bwa gatatu. Abantu rero ni nko kuvuga ngo ariko se ubundi yabishobora, cyangwa murabyumva mutyo mukumva hari icyo bikwiye kuba bibatwaye. Arabivuga ari interahamwe ariho akoresha yubaka imbunda
hari abaje kumufasha barimo n'abaturutse i Burayi abitwa abamisiyoneri nayo mbaherutse kera mu mateka barabazanye mwarababonye nabo banza baranyuze hano mu Rwanda ariko nta babarenganya nta nubwo bazi geography ntabwo bazi ko aka karere gateye n'amateka ntibayazi baba barabazanye gusa ngo bajye kurwana abasenere bavuye i Burayi baza kurwana n'abirabura ubu babasanga hano bakamenya gutoranya abantu ngo uyu ni iki abo babohereje ubundi batubwira ko mu mategeko mpuzamahanga ubundi abamarisoneri bafite icyo bivuze ntabwo bemewe ariko muri aka karere kubera ko barwanya u Rwanda cyangwa bafasha interahamwe icyo gihe baremewe niko baje ariko na mbere y'intambara no mu ntambara ntabwo tutigeze tubwira abantu ko